Rutamu Toke Zone TV niyo chano uriho nyemerera nongere mbasuhuze mbifurize kumera neza cyane mwe mudukurikirana buri munsi kuri content yacu ni imikino byinshi bitandukanye abamaze kutumenya batubatije iwabo wa sportif kubera ko ni umuryango mugari duhurira tukaganira byinshi bigiye bitandukanye bitege ma equipe yacu. Ingo ya mbere kuri uyu mugoroba tugiye kwibanda kuri equipe ya APR Football Club. Harandi makuru ari inyuma avuga ko ishobora kwisanga yasubiye ku isoko ry'igura n'igurisha igiye gushaka iki. Amakuru ahari cyangwa se radari zacu ziratubwira iki mu mirongo migari. Equipe ya APR bwihishwa yamaze kugera mu gihugu cya Zambia igiye kwashaka undi mukinyi arakina role y'iki tugiye kuza tubyinjiramo. It's a breaking news zaradari tubizi ko ikipe ya APR yamaze gusoza kugura abakinyi kuko byashumangiwe n'ubuyobozi, ariko nyuma yo kubona ko hari ibihanga cyangwa se weakness muri equipe ya APR, ubu rero tuvugana bongeye gutekereza bwa kabiri batekereza icyo bakongera kuzana abakinyi. Why ko bagiye ku isoko y'abanyamahanga bagiye kuzana uwuhe mukinyi? Tugiye kuza tubiganira ku buryo burambuye. Ni equipe ya APR kabisa imeze neza cyane, maze iminsi iri gukina imikino igiye itandukanye, ariko abenshi naturi kwishimira performance yayo ndetse n'ibyo umutoza ari gutoza ntabwo abenshi turabyakira. Niyo mpamvu ubona ko itangazamakuru mu media house agiye atandukanye ndetse no kuri za social medias batangiye critique ku mitoreze ya APR nka kimwe mu bibazo APR bari iminsi izana abatoza bagiye batandukanye ibirukana ikazana abandi ikabirukana gutyo. Ni scenario ikomeye cyane ikomeje kugenda ivuga muri equipe ya APR, ariko tugiye kubiganira ku buryo burambuye tubihuza na match ya Police batsinzwemo ibitego 2-1. Kipe ya APR koze imikino itatu iheruka twabakiri kurusho match zikomeye, itsinzwemo ibitego 5 itsinda igitego 1. Why? Ikibazo kiri he? Ni muri mediane, ni defense cyangwa se ni izamu kuri guteza ibibazo? Ibyo byose turaza gusanga ahantu hari igisubizo. APR Football Club yagiriye ku isoko igiye gushaka iki umukinyi ugomba kuza gukavaringa ibyo byose byananiranye mbere yo kwinjira muri match zikomeye cyane, harimo pre-season y'ama equipe ari mpuzamahanga ndetse na match zirimo Super Coupe la equipe ya Rayon ndetse n'imikino ya Champion. Mbaye ikaze mwese rero kuri uyu mugoroba. Ni imiriro ikomeye cyane no kotera kure. Nahoze mbivuga ndavuga nti uku kwezi kwa munane kurasabwa kwitonda cyane, harimo izuba riremereye cyane, ubugwayi kuri kote imwe side imwe, abantu benshi cyane bakomeje kugenda bagogwa cyane n'ubugwayi, ariko nanone birasaba gufunga detail. Umuntu utaritonda araza ko nazo ikomeye cyane. Mwabonye scenario ikomeye cyane y'abapampe muri sezo ibanjirije ingisize, amwe mu mazina akomeye cyane tunazi mu mupira w'u Rwanda akomeje kugenda abazwa byinshi bigiye bitandukanye, ndetse harimo n'abo tutakekaga. Ntabwo ngiye kubyinjiramo cyane menasa, ariko sofaka twizere ko biraza kugenda neza cyane. Abanyamupira cyane cyane bagenzi banje abanyamakuru tukabona bagaruka, harimo abantu nka Rugaju Rigan senguzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, turamwemera cyane mukozi wa RBA, ariko no kwinjira mu zindi domaine zitandukanye. Abo bose barimo kugenda bavugaho byinshi, n'abandi benshi cyane barimo na Jangwan umuvugizi w'abafana ba APR Football Club. So ibyo byose ni ibintu byo guhereza umwanya tukabigana ku buryo burambuye, ariko tugiye kwinjira kuri breaking iremereye cyane kuri uyu mugoroba. Ariyo mpamvu gusaba gukora subscribe, ukora share na comment mu group agiye atandukanye kugira ngo abantu bongere kuturyoherwa. Twari sare nini cyane irimo hafi 10,000 byarakaze subscribe, ariko twaje kugira umwaka dutakaza umurongo wacu turi gutangira bundi bushabona ko aba subscribers
turacyari kuri 0, ariyo mpamvu nawe ugomba gukanda subscribe kugira ngo dufashe dutere inkunga. Ndabizi neza ko nta kintu wasaba umusportif ngo akikwime, like kereka wenda hari ibindi byabaye, cyangwa se mutumvikana wasofa birumvikana, ariko umusportif wa nyawe iyo mutabaje aragutabara kandi akabikora neza cyane. So good, nabashimiye abantu mutinangiye imitima mukumva ko mugomba gukanda subscribe, ubundi tukanzika cyane, dore champion zigiye gutangira. Dufite agaseke muri Premier League igiye gutangira muri weekend igiye kuza, ni imiriro gusa, ni fire, hari match zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo kugira ngo ubone byinshi bigiye bitandukanye, ama interviews, match commentary, biragusaba kubona natwe kuri channel yacu Rutamu Talk Zone TV, iwabo w'abasportif. Kipe ya APR dutangira ubu tuvugana nyuma yo kubona ko ikibazo gikomeye cyane cya mbere bafite ari segiteri yo mu izamu. Mu biganiro twagiye dukora buri gihe twagiye tuganira kuri role y'umuzamu, cyo ni ikiganiro nakoze cyane aba kuri radio sobanura why ese hari ekipe muzi ku isi ikomeye itagira umuzamu. Ibyo twarabiganira usanga mu by'ukuri abazamu n'abantu bakenewe kandi b'ingenzi. Twajya tuyibona mu ekipe agiye atandukanye, amakipe nka Real Madrid ari kenshi batiboko turabagendaga bafasha, amakipe nka Paris Saint-Germain mwagiye mbona Donnarumma muri season ishize yagize uruhare rukomeye cyane kigero cya 60% kuri achievement zose ekipe ya Paris Saint-Germain yagiye igeraho, bigeranye n'amaseva yagiye afasha akora muri ekipe ya Paris Saint-Germain. So ni ekipe ya APR imaze kwirukana Pavel Nzira nk'umuzamu wa mbere, ikagumana Pierre, ikanazana Adolphe nk'umuzamu wa kabiri, bafite na Ivan Ruhamya nkiko. Mu by'ukuri twabonaga ko nta kintu APR ikoze, nibyo bazubaka, bafite mediane ikomeye, defense imaze kumenyerana, ariko ya mipira ya nyuma bizagorana ko ekipe ya APR ekipinga cyane cyane muri izi match zikomeye cyane za CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Ngira ngo mwarabibonye Pierre ubwo yari gufata muri ekipe ya APR bakina na ekipe ya Gor Mahia, byageze hafi mu 90 ekipe ya APR iri imbere igiye gukipinga match isa naho byamaze kurangira, APR igiye kwikarifiya mu cyiciro gikurikiraho. Ariko uwitwa Pierre yakoze agashya, aba atsinzwe igitego cya Ovio, igitego cya Wazi, sibyo Wazi player, cya gitego nyine utapfa gutsinda umuntu. Turavuga tuti nubwo APR mukozi ibingibi mugatarukana Pavel Nzira, ariko role y'umuzamu mureyirengagije kandi nimwe muri role zikomeye cyane, wakabaye udota ukarashara akadomo. Ariko uremera aho kuzana umuzamu ukomeye cyane, ugumana nde Pierre, tuzi urwego rwe, ni umuzamu mwiza ariko usanzwe utatuma kuvuga ngo aramfasha gusezera ekipe ikomeye. Ka twagiye tubona ko hari igihe umuzamu azagafasha ekipe ikagera kuri achievements zikomeye cyane. Kuri ekipe ya APR barabyirengagiza. Uyu munsi umwe mu mwanya uri kuva muri ekipe ya APR mbere y'ibindi byose n'izamu ririmo. Niyo mpamvu uyu munsi scouting ya APR yongeye guhaguruka muri radari zikomeye cyane, begeza mu gihugu cya Zambia, bagiye kurangiza n'umuzamu ukomeye cyane ukinira ekipe y'igihugu ya Zambia kuva muri under 21 kugeza muri ekipe senior. Ngira ngo abantu baramuzi, bamwita Jacob Banda. Kubita sambaratika. Ubundi tukimanukira tukajya hasi tubasigiye transfer, ubundi mugasigara muyigana bavuga muti bimeze bite, nkongera nkazamuka nkabanaga mindi. Ni urwego ruremereye cyane. Uwitwa Jacob Banda, iri zina mutangire kujyandika ahantu muritekerezeho. Biravugwa ko ari we muzamu ugomba kuza muri ekipe ya APR by'inkubagahu. Uyu muzamu twatanye no tumuganira kugira ngo abantu banamumenye, sofa batangire kugenda bamuganira, kubera ko ikipe ya APR igomba gushaka ukuntu yakina amatero mu myaka 2 iri imbere. Bitari ibyo ngibyo objective cyangwa se projet bihaye irebaye fail.
bari barakoreye ubusa kandi batanze amafaranga menshi ku isoko, sibyo? Icyo kintu tugomba kukizirikana. So Jacob Banda ni muntu ki? Abantu batamuzi cyane, umugabo w'umunyazambia ku myaka 28, aracyari muto cyane, ageze mu gihe cyo gukina umupira, akaba akina muri equipe ya Zesco United, kipe ikomeye cyane muri iyi sezo. Yasoje ku mwanya wa 2 n'amanota 63. Muzi ko yasoje inyuma ya equipe ya Power Dynamos yabaye ya mbere n'amanota 68. Equipe ya Zesco United iyi ngiyi abantu nk'aba Ibrahim Siakombo, muramuzi uyu mugabo yavuzwe cyane muri equipe ya AP muri sezo yabanje ndetse n'isezi iherutse. Mu transfer za breakinzwe cyane na Mickey Junior, umunyamakuru weza ku mugabane wa Afurika, babreakinga kuri iyi transfer y'umugabo Ibrahim Siakombo, ariko birangira ataje muri equipe ya AP. Ubu rero uwitwa Jacob Banda ni umuzamu atangiye kuganirwa ishorongi kugira ngo abe yaza gukavaringa cyangwa se gufasha muri equipe ya AP Football Club. So good. Nyimara kubona iyi breaking news nakurikiranye, mu by'ukuri gukurikirana ntabwo ndabona source ya nyuma ngo be navuga ngo it's official, niyo navuze ngo deal done cyangwa se ngo boom deal yabaye. Oya, ahubwo equipe ya APR biravugwa ko yongeye gusubira ku isoko, cyane cyane kuri segiteri y'umuzamu. Bakabanye mu gihugu cya Zambia nko bikubwiye, muri equipe ya Zesco United gusana umuzamu wabo mwita Jacob Banda. So good. Tugiye mu mirongo migari nari mbivuze, equipe ya APR nta competition ifite mu izamu pe. Nta competition ifite mu izamu. Wandishira ko barafashe umwanzuro ngo tuzakinisha n'abanyarwanda mu izamu. So far ni byiza. Ariko se mu gihe tuzengurutse muri shampiyona yose tugasanga nta muzamu uri kuri karibure yo gukina amatsinda no muri equipe ya AP, aho bizagenda bite? Ariyo mpamvu rimwe na rimwe bizagusaba kuva ku byo wiyemeje cyangwa se winangiyeho ukajya kuri gakondo. Birafasha cyane, kuko twazengurutse abazamu bose muri shampiyona y'abanyarwanda dusanga nta muzamu uri kuri karibure. Nubwo hatangiye kuvuga bya Kwizera Olivier Gishweka kuza muri equipe ya AP, ariko aya makuru siyo. Ayo makuru ntabwo ariyo, ahubwo ibihari nibigituma kujya tuganira kuri uyu munsi. So mu by'ukuri nimba ari ikintu bafasha umutoza Talebu no kugerageza kuzana umuzamu uri class, umuzamu mwiza usanzwe umenyereye gukina competition. Huko twari gusanga umuzamu zimwe muri role afite barafasha cyane muri izi mikino za knockout stage. Hari igihe equipe zikomeye cyane pe iri kuri karibure irenze yawe bikunze kubaho, ariko kubera ko wa muzamu wamuteguye kumuprepara neza, akaza akaba yagushira muri match kuri equipe ikomeye, twagiye tubibona ibintu bikagenda neza. Ariko uyu munsi twagiye tubona ibintu byo bitanu ugasanga barimo kugenda bapaca. Niyo equipe ya APR igiye ku isoko kugira ngo izane umuzamu, n'umuzamu ubona kora muri equipe nationale ya Zambia, kunda gukina igikombe cya Afrika muri Cote d'Ivoire yarahari. Urumva ko ni experience ikomeye cyane mu izamu rya APR Football Club. Uyu muntu uramutse wamubonye wabonye deal nziza cyane muri equipe ya AP. Ubwo rero iyi deal turayikurikirana turebe ese ko uyu muzamu azaza cyangwa ntabwo azaza. Ariko it's a breaking news, makuru arimo kugenda avugwa radar zitandukanye, nuko uyu muzamu Jacob Banda mu gihe byumvikanyweho kuri miliyoni 60 z'abanyarwanda, niyo mafaranga bivuga ko agomba gutangwaho miliyoni 60, agasinya imyaka 3 muri equipe ya APR. It's a breaking news komeye cyane kabisa. Izi za ndani na amakuru yatandukanye tuyo tukuzanira hanga ni kuri Utamutoka Zone TV. Ndagusokora subscribe, kora share na comment kugira ngo komeza kugenda udufasha kuzamuka, ariko nawe komeza kugenda ujeninga umuryango mugari wa Utamutoke Zone TV. So good.
ariko naze mbona itangazamakuru barimo kugenda bamenasa cyane bavuga bati ese iki cyabaye kipe ya APR ko idakirebera gupfira he. Umuntu witwa Tarebu nimba hari ikintu cya mbere agomba kwirinda pressure y'abafana ndetse n'itangazamakuru. Mbere na mbere akabanza kumenya APR cyari cyo, akabanza kanamenya ese abandi batoza naje nsimbura hano muri equipe ya APR niki bazize, ese ko batwaraga ibikombe ariko bakirukanwa. Icyo kintu Tarebu agomba kubanza kukimemoriza akagishira mu mutwe neza, kuko mu gihe yaramuka atabikozeho mu kwezi kwa mbere hari igihe yaba atakiri muri equipe ya APR. Tugerewe turukubona yagura abakinnyi beza kandi bakomeye. Equipe ya APR ifite byibura abakinnyi babiri beza poste par poste kuri buri mwanya. Igisigaye nukuzanamo systeme ze agakora bande touche ikomeye, hanyuma akazakompeta. Naho nibikomeza gucya kipe ya APR yizengurukaho Moncheri Zami bizagorana cyane. Kandi muzi ko ufite match zikomeye cyane. Bano makipe yanga akomeye abaragiye atangira ku ma equipe matanyara zamuka, abakeneye winning momentum kugira ngo za champion imisi ya mbere ya mikino 5-6 bazaye batira bafite amanota yuzuye. Nicyo bisobanuye. Ariko iyo utangiye ugaragaza weakness zawe n'abafana bagasa n'abatakaje icyizere, babisa naho ugiye kugugwa cyane. So kuri Tarebu icyo uririnda mbere y'ibindi byose, wirinde kritika z'itangazamakuru. Uramuka ubemereye ukabaha ibyo kuvuga Tarebu equipe ya APR ntabwo uzageza mu kwezi kwa mbere. Biragusaba imbaraga, biragusaba gukoresha imbaraga, biragusaba kujera situation kandi ukirinda guhuzagurika mu byemezo byawe. Kuko twagiye tubona hari utanye kugenda usobekerwa iruhengeka abakinnyi kandi tuzi imyanya bakinaho. Buri muntu turamuzi n'ubushobozi bwe. Kuko nanjye muzamva ko ufite oya ntabwo ufite abakinnyi babi, ahubwo ufite babyaza umusaruro kandi bizakunda. Nimba umutoza w'umuhanga igaragaze, nimba uri umutoza usanzwe urirukanwa bidateye kabiri. Reka turebe match uzakurikiza ko uzitwara, ariko sofa ukoze match mbi kuva kuri match zagorira kugera kuri match yejo kuri Polisi, na equipe ya APR ubona ko nta iri guhuzagurika cyane. Gomba kwicuka reba ese nimero 6 wanjye ninde, ese ni Dawuda mwiza mu kujyana baro no gucisha bagenzi be ariko utari mwiza mu kurekipera, cyangwa ni Sekigande tutarabona neza. Ibyo byose ni ibintu tugomba kurira muri equipe ya APR Football Club, tukareba ukuntu bizagenda mu minsi iri imbere. Reka mbashimire cyane. Yari breaking news. Haraciyemo iminsi 2-3 gutyo tudakora kubera ibibazo twagiye duhura nabyo, ariko ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Fasha utaza kutumenya, sharing amaguru pajya atandukanye, ubundi ibintu bigende neza cyane. Niruta mu Toke Zone TV iwabo w'abasportif. Ndakwibutsa ko ibyiza biri imbere, ko ukene uko bwije tugera twinjira mu ngamba.